Yangane rero ngiye kubyara niyo mpamvu ibintu bikaze uvuga yuko Mutesa twite abandi batize Mutesa twitate kandi twari tuzi ko yakuyemo Nyababyeyi none nkibaza ubundi muri abo bantu bose babivuga uranseka kandi rero dupfa kuseka nicyo kibazo reka mubwire Emi ngenda shaka kwibaza muri aba bantu bose birirwa babunza ayo magambo sibyo niko abo bantu bose birirwa ngo baze seke ruve duhutse kuko ngaho banza uruhu ngaho rekera aho ngaho kongeza rereze Emi hari ibintu biba bibabaje uri ishyano none inshuti n'imiryango bose bakuvuye iyo uburwayi bukurembeje wabuze ukugira n'abaganga bananiwe Yesu iyo ubukode bukurembeje amafaranga yabuze nyir'inzu yakamiye Yesu yaranesheje yaratsinze umwami ambera umugabo tukabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Umutesi Marie Aimée Prudentienne maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Murindwa Ferdinand umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Ferdinand namaranye nawe imyaka 2. Ferdinand namwakiriye avuye muri gereza. Mu familia wamumpaye arahari amakuru arahari yuko yababwiraga ko amfasha. Freddy nasanga ndi umudamu wiyubatse ndi kwibagirwa ibikomere. Oya kuri finali hari harasigaye ukwezi kumwe ngo mugakora mariage nkambara impeta di ariko ajya bayishyira ku ruheruto abagabo nane abaremye neza mujye kubabaza nujya kubabaza kwambika Freddy nujya kubabaza umugore ujye ubanza utekereze kabiri ubete se ko ngiye guhemukira umugore kandi ngiye gusanga ari umugore n'uwambyara umugore. Freddy naje ambwira ati ndi imfubyi Sandrine ababyeyi bose barapfuye umugore yaranyanze Sandrine ndavuga ati yizire uyu mudamu ufite abana y'umarira zakugaruka. Nashaka kubwira Mutesi nabona bitogosa zaterura atereke mu cyumba ntazigera za hano kuri kamera kuko twe dufite amarira tubitse. Akiri ute mu buzima bwawe byari asezerano mfite abana 3 uretse karaba umugabo umwe mu by'ukuri uretse ko bavuga ko nyir'urugo yapfuye umuntu akarakara dufite abantu hano bubatse bavuye mu burayi Imana ibaha abagabo nge sinigeze njya gutegana baye indaya Ferdinand mba n'indaya y'umugabo wambyaje abana 3 abo bagabo ndabemera nanabyatura kuko nta nubwo njya nta nubwo naranabyatuye mbere yuko nza hano. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari amazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro
iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri sikirini yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikirizo zizawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited. Igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 05 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Ihumure TV mwaramutse mwiriwe. Uyu munsi twageze ahantu hari ibiryo. Kamanzi mwavuze ko atabyibuha, uyu munsi agiye kubyibuha we. Barashyira hese. Uretse gato. Kamanzi ko uyu munsi uri bubyibuhe none uko kabaye. Kuki uyu munsi gusa? Ahubwo ndahera ubu ngubu none. Cyawa tata we. Pega ibiryo. Pega ibiryo mwo gacuma. Pega mwo gacuma. Datuma baza none aho tutarasoza ikiganiro. Yeah. Okay. Dikuzo Emi, Ihumure TV, twicaye hano kuri Golden Gala Kicukiro, ntakeza ko ni hano mu Kagarama House Tekira. Abantu mudukurikiye muhabwa umugisha n'Imana, kubera ko nzi neza ko mudukunda. Kuri Ihumure TV rero turasabira umugisha abantu bose bakoze subscribe. Nawe utarayikora tugusabe kuyikora kugira ngo tubane muri ibi biganiro byacu bya buri munsi kandi bitandukanye. Hanyuma ndi kumwe na Muzehe Kamanzi. Muzehe waramutse? Muraho neza. Igitondo cyiza kuri twese. Okay, hanyuma tugeze hano ku masaha y'igitondo. Wakwifuza wari igitondo cyiza? Sibye n'igitondo cyiza ubu hari abageze na kumanywa, bose tubifurije ibihe byiza. Okay, nago tuza gutinda mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka dusaba abantu badukurikira ngo aho mwicaye, aho muhagaze, aho muri mu kazi, mukomeze musharinge cyangwa musangiza abandi ibiganiro by'Ihumure. Ntago tuzabapfira ubusa, ntago tuzabarumbira. Niyo mpamvu rero nanjye nageze hano. Kamanzi, hari abantu batarakora subscribe ariko bakwiye gukora subscribe ku Ihumure TV. Niba badakora subscribe ntago nzabyibuha. Ubwo rero mubushaka ko mbyibuha. Cyambere ni subscribe. Na pizza ndi kureba. Na pizza ndi kureba inyuma yawe. Bose. Yawe ndi kureba pizza nkumva ndayishatse. Arumva zamanuka gute? Okay. Subscribe ntiziragwira. Yego. Share ubundi like zigomba kuba zingana na subscribe. Kandi subscribe dukeneye miliyoni yari yagera. Oya. Korera. Kandi turayishaka. Tubonye abadukurikiye tubona ari benshi cyane. Yes. Barenza ba subscribinze. Reka tureka bakoze like. Ariko se umuntu wakoze subscribe. Yes. Okay, umuntu uri buyikore nafashe kugira ngo mbyibuhe akore subscribe. Okay. Ubwo nitubona miliyoni igize ngo da muzamenye ko kabaye ubwo nanjye mutari bubone sinzabona umuryango nyuramo. Twarebaga video n'amakuru atandukanye ya Pastor Mutesi. Ntekereza ko wahoze umbwira inkuru wumvishe nibyo wabonye, ndavuga ni Kamanzi noneho ibyo nzaniye nakasa mutwe. So reka twibutse abantu ko impamvu nyirizina no kumenya ibigezweho cyangwa ibiri kuvugwa hirya no hino, cyane cyane mu gisata cy'iyobokamana. Kamanzi, inkuru zatangiye zite uzigejeje? Zihera umheri burasirazuba. Urengera bwaryo ndimo ndareba ahantu nahera n'igihe aho kigeze. Aho ngira ngo wahera aha ngaho umuntu ari niho hashoboka. Ibintu bigeze iwandabaga. Iwandabaga se kubera ko abaye kwagiye kurongorwa. Urakarongorwa ari kurongorwe neza. Arongoranywe imiserero. Oya ngiye ikintu cya mbere cyo ntidushiremo ko yatwaye umugore w'abandi. Nta mugabo yatwaye. Ntago Mutesi yatwaye umugabo w'abandi. Nazo hari urongorwa n'ikitari umugabo. Ubu tuvuga n'umugabo, umurongora n'umugabo. Kandi nta mugabo ntitubimubuza. Ariko ikibazo umuntu w'umugeni arongoranwa induru
bamuvugiriza induru nawe akaza akavuza induru, umugeni avuza induru ko mahanagwira. Ikibazo nuko yavuze se Mutesi aravuga iki se umugeni aravuga? Impamvu avuga nuko atari umugeni. Ariko erega buriya ishyano ahantu byagwiriye n'ukuntu abantu bubahutse umuhango wo kurongorwa cyangwa wo gushyingirwa no gushyingira. Bawukinnye mu mukino, bawukinamo théâtre, bawukinamo plank, bawukinamo ibibi n'ibyiza bishoboka n'ibidashoboka. None ibintu ikindi kintu abantu bakinishije cyari cyubashywe, nubwo ibyinshi byubakiye ku kinyoma, ikintu bita umushumba. Kuba wiswe umushumba ubwabyo, ubundi nta muntu ushumba muzi. Umuntu ushumba muzi abandi. Nese passer si umushumba. Nani Mutesi si umushumba. Icyo rero cyarubahutswe. Ubundi twaracyubahaga ariko cyarubahutswe. Gutese umuntu. Erego turi kuri Mutesi. Umuntu w'umuvuga butumwa niwe wagiye ku muhanda akajya kuvuza induru, hiyongereyeho ko ari umugeni. Ako se yagize ati ngende shaka kumenya Pastor Mutesi yagize ati none se yakoze iki? Icyo yakoze nyikubwira se? Nubwo ntabikurusha. Cyakora wenda ijisho ryanjye aho ryakebutse ryabonye ibyo utabonye. Cyo nibyo ushaka kukubwira. Okay. Mu minsi ishize twabonye amakuru yacicikanye, turanishima kuri save the date. Yarenze ko ari mu diaspora. Wabonye message twicaranye. Save the date. Ni tariki abantu bagomba kuzirikana. Nuko Nenzi ko ari save the date. Cyane nakubwira ngo twatumiye abantu bavuga ururimi rw'icyongereza gusa. Abantu batazi ururimi rw'icyongereza ntago barimo. No turishima, turavuga wow. Nani muhujije amarira. Naho ahubwo imukubiye amarira ngira ngo. Oya da. Cyari yakubye da. Kubera iki se? Ntiyazindutse arira. Ubwo yazindutse arira. Niba yarize kuva ejo ngira ngo. Mutesi se? Reka ndaje. Arizwa n'iki? Rero ubwo tugiye kumva mu minsi mike cyane. Twumva ngo basezeranye mu mategeko muri leta. Byiza cyane, turavuga tuti wow. Buryo umuntu yateye igikumwe. Ese ko bagiye gusezerana ku Muyumbu? Ku Muyumbu. Kubera iki? Buriya nta mugore ko ari umunyamujyi yagiye mu cyaro ati. Yagiye wanye Rwamagana avuye i Kigali. Byari bigenze gute? Uburenganzira. Okay. Umurenge washaka wari wo wose wagusezeranye. Nuko kuko burya nta umurenge wose ni umwe mu Rwanda. Yego. Cyangwa se inzego z'ubuyobozi. Aho yashaka yahafatira ibyangombwa, yahasezeranira n'ibyo. Noneho ntamaze gusezerana. Tubonye amashusho n'amafoto hanze. Haguruka induru ya mbere. Untwari y'umugabo. Hagurutse umugore. Ariko uriya mugore nakasa. Umugore yitwa nde harya? Sandrine. Batwaye ariko ngo ni n'umukozi w'Imana. Sandrine umuntu wamwoheje afite ubwenge buke kumurusha. Oya, ako Sandrine urahiye uhoraho. Umuntu woheje Sandrine kuza kuvuga ari amakuru. Ni umunyabwenge buke buciriritse gukuba inshuro. Ubwirwa n'iki ko afite ubwirwa n'iki se ko? Ari wamugiriye inama. Hari ikintu ngira none se yaribwirije. Niba yaribwirije rero ngo biramujyaho wese. Ibiki mujyaho sindamenye mujyaho. Sandrine yiyita umukozi w'Imana. Ariko na Mutesi yita umukozi w'Imana. Bose bita, ariko ndashaka kubanza kuvuga kuri Sandrine. Ndagaruka kuri Mutesi niwe mfite ubu ngubu uyu munsi. Okay sawa. Uyu munsi mfite Mutesi. Ariko reka mbanze ndakumurusya nkume n'ingasiri. Reka nibanzirize kandi bose uriya mugabo wa Mutesi. Ubu n'umugabo wa Mutesi rega mu rwego rw'amategeko. Abakoramo akazi. Okay twikomereze. Bose yarabakubye araceceka. Hejejeke. Aho ubwenge. Azi icyo yaje gushaka. Aho Feride na Bera Feride. Yarabakubye bose araceceka arabihorera. Hejejekero. Baravuga ibyo bavuga bagira gute. Feride nagumye abe Feride. Noneho bo bariyasira barikaraga barigaragaza. Urumva? Noneho rero reka nibanzirize Sandrine wari koroje. Sandrine rero asa nkaho ari we wabyukije ibyari biryamye. Buriya Sandrine yewe ndi Mutesi. Kuko biriya yabivuze Mutesi yamaze gusezerana mu rwego rw'amategeko. Ndi Mutesi nakurikirana Sandrine mu rwego rw'amategeko. Nta burenganzira afite bwo kuza kunyandagaza hanze niba hari icyo nshinja. Najye mu mategeko aho kuza kunyandagaza no kwica izina bijyanye n'akazi akora. Kandi akaryica nta shingiro afite.
indi udafite ishingiro se Sandrine none se yaburanaga umugabo we icya mbere ariyita umuvugabutumwa ubwo uwo murimo tayari nawe yamaze kuwutoba kuko kuza akihandagaza akavuga ko yari umuvugabutumwa ariko w'indayi yego yabirangije nta muvugabutumwa w'indayi ubaho ko tuzi ko mu ivugabutumwa barwanya ikintu bita uburaya noneho we yari indayi warabyemera yego nta n'ikimwara bifitiye avuga ati niba harimo n'icyaha nzaza nkihane muri make ndagikora nkihane uribuka umugabo nakubwiye mu ngo mwema yaduka wajyaga kubita umugore we akavuga ati rwata wati kutera akahita isa ati wa kigo ryose gukubita nkazajya kwihana ku cyumweru yarihanaga amara kwihana akanabwiriza ubu mupasiteri namwibaniye n'amaso yanjye niyo muri 88 Sandrine niko ameze akongera ngo ari no hanyuma yavuze mu magambo ye yaravuze ngo ntabihakana ko Ferdinand yari umugabo we akibagirwa uwo amategeko yita umugabo we kari uwo bagiranye iryo sezerano ryemewe n'amategeko nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ferdinand ashatse yajya kurega Sandrine nuko nyine avuga ko ari ihabara rye kwiyitirira ko ari umugabo we kandi amategeko ibyo yabikoze yishe itegeko ribagira umugabo n'umugore we na Mutesi arengaho ajya kuvuga yuko yamutwariye umugabo ajya kuvuga yuko uri ari umugabo we ibyo ubwabyo ni ukwandagaza cyese ndi umunyamategeko ngo nze kuyasobanura hano ariko icyakozwe cyakurikirana Sandrine n'umuntu wamuhaye mikoro yagombaga kubanza kumenya ibyo aje kuvuga n'uwaje kuvuga ese ni umuntu ufite ubuzima gatozi yego kuko ibyo yakoze ni ibirenze ku buzima gatozi umuntu ahabwa n'amategeko. Ukuvuga ngo Sandrine ikintu yakoze nubwo ntari umusobanuzi w'amategeko ariko si ndi umuswa kuri yo cyane ibyo nzi nuko Pasiteri Mutesi na Ferdinand amategeko yamaze kubagira umugabo n'umugore bafite ubuzima gatozi barinzwe n'itegeko mu rwego rw'umuryango. Rero uyu muntu uje gusenya umuryango wamaze kwemezwa n'amategeko nabo ubwabo nyuma yo kumvikana ubwabo amategeko akabihamya bafite ubuzima gatozi ku buryo bagomba gukurikiranwa igihe icyo ari cyo cyose bagabweho igitero. Wasanga ari n'ikinyoma ari ibintu by'ibicupuro yenda yashatse gutera. Icyo kinyoma nyine nicyo gitero. Ni prank n'abamugambane n'abagashatse kugambana Pastor Mutesi. Endese. Okay. Niba ari prank bazafata ari amashusho bavuga icyo yakoraga kuri kamera n'ibyo yavugaga. Noneho niba yabimenye aze abivuguruze. Niba ari ababimuhigiye azabivuguruze. N'atabivuguruza araba yagabye igitero ku muryango urengerwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kuko basezeranye kuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ije niba batabizi singi ukurikirana uburenganzira bwabo babwikurikiranira we bwabyikurikiraniye ariko uriya mukobwa nakuri mudamu icyo yakoze ni ikosa jewe namubaza ari ngewe yavuzeho kuko nta burenganzira afite bwo kuza gusenya umuryango wacu mu gihe twawubatse ku bwumvikane bwacu n'uwo twabubakanye ndetse n'amategeko uko abiteganya ya Repubulika y'u Rwanda agenga abantu n'umuryango. Ikindi uyu mumama wenda ntabwo yatewe isoni n'ibyo yakoze yiyita umuvugabutumwa yasebeje abavugabutumwa ku rundi ruhande kuko nta muvugabutumwa nta n'ukwiye kuvuga ubutumwa cyangwa se ngo ajye bamuha umwanya bazi ko akora kuriya cyangwa se yakoze kuriya. Ubwo abavugabutumwa bose turabona muri iyo sura ni reseferi ni sanfu ntacyo bimbwiye ntabwo ariko Sandrine yakabaye abikora kuba yabikoze kuriya. Rero ku bwanjye ndabibonamo inenge ikomeye yatuma abavugabutumwa bakwiriye guhaguruka bakamagana ariko n'abamuhaye ngira ngo ikiganiro n'abavugabutumwa ariko ubundi bakwiye guhaguruka bakamagana umuntu wiyitirira ivugabutumwa bahagarariye kuko ntacyo rimaze rimaramutse rikurikije biriyakurikiza cyangwa se abikora. Urumva abavugabutumwa nibahaguruke bamagane ikintu Sandrine yakoze cyo kwiyitirira
ivugabutumwa umuvugabutumwa ariko anemera ko ari umusambanyi ni kibazo yasebeje ivugabutumwa muri rusange by'umwihariko yasebeje ivugabutumwa yagaragaje ivugabutumwa arimo kandi ni irya gikristo none se ubwo umuntu wese w'umukristo udakurikirana biriya bintu ngo agarurire hafi none ko turi gukora iki kiganiro barimo gutanga urugero rubi bitari ibyo baraharabika uwo mwuga wabo ntabwo ari byo turi muri iki kiganiro ko bivugwa ko Mutesi wasanga ari abanyamakuru yareze bashobora kuba bari bwitebe inzego yayobye ahubwo bareze Sandrine hashwe yahereye ruhande ubwo na Sandrine arimo se ubwo bikiranure na Sandrine ntago Sandrine ntago yigeze avuga Mutesi ubundi Sandrine yavuze umugabo bakundanaga harya yitwa ndura mugabo oya ongeraho ibindi yavuze yongeyeho yuko batazana abana bivuze ngo yadekaraye ko agomba kumuca inyuma uko byagenda kose kumuca inyuma so umugabo ni ikigoryi ku buryo amuca inyuma ibyo byaba ari bije ikindi kibazo erega ntabwo urimo kunyumva hano yadekaraye kugaba igitero kuki ku rugo rwa Mutesi ku muryango kuko iyo udekaraye ibibi ku muntu bihwanye no kumugaba w'igitero reka mfate urugero ejo bundi Kongo ntiyavuze iti tuzarasa Kigali turigoma ntabwo se babiteguye nese u Rwanda rutegura ingamba rushyira ingamba z'ubwirinzi barabeshyaga ntibarashaze koko ntibahereye Rubavu bavuga Kigali ntabwo bari kugera Kigali badaciye Rubavu n'uyu rero yadekaraye kugaba igitero ku muryango wande wa Mutesi na Ferdinand kandi avuga ko azahera kuri nde ku mugabo ubwo rero niba banakundanaga nese ubundi tuyoboye ko abagabo cyangwa abagore bafite abandi bakundana simvuze bose ariko hari abo hari ariko iyo ashatse agomba kuzinuka akavuga ati uwo tugumana n'uyu abandi iyo babonaniriye ngo niba ari mu bigunda niba ari hehe ibyo birabareba bipfa kutamenyekana ko nibimenyekana ingaruka uzazigira simvuze ngo ndaboheje kuko n'ubundi ntibabikora naboheje ariko yidekaraye ko agiye kugaba igitero ku muryango we ahereye ku mugabo we akamwizirikaho niba ashingiye ku buryo bari baziranyemo yavuze ngo afite n'ikimenyetso ngo cy'ikote bavuye gusezerana ati narari mwatse kugira ngo rizambere urwibutso turi mushaka n'amafoto nzayabereka ati murebe ko atari ryo yari yambaye iryo kote amakote ko akodeshwa hagiye akarikura ahantu akarifoto urumva aho hantu iryo ni harabika buretse gato buriya hari ikintu kimwe ngiye mbona nuza ko uyu muhanda wambaye ubusa abantu bakavuga ngo Kamanzi yambaye ubusa bazajye kuzira ibintu wakoze bajye guhanwa navuze ko nko mu rusyo n'ingasire nibyo ngiye kukubwira ndaje ndajya kwa Mutesi mukanya jewe nagerageje kumva ibi biganiro ndanabikurikirana banza ku ruhande twari turi ariko turukure ruhande nibyo mvuga ndanabikurikirana uyu mugabo atarahura na Mutesi yagombaga kuba ariho mu buzima bumwemerera kurongora umugore wese abonye sibyo kubera ko yaramaze no kurongora izabona gatarongora tuzi niba ari no kurongora neza kubana n'umuntu bisobanuye kumurongora ubuzanye yindi kese reka turayigarukamo iyo tuzayigarukamo ubutaha so birangije Pastor Mutesi ahura n'uyu mugabo hari uyu mugabo yitwa Ndesinge mfata ahura na Murindwa Ferdinand ngo agiye kugura niba ari amavaze n'ibiki byose nene ntabwo nshaka kwinjira mu buzima bw'umuntu private ariko wenda n'abanyumva banyumve nibitonze ayo ni amakuru ageze he ku muhanda dukwiye kumenya hari abanyamakuru hano hanze ngiye mbona mbona nyine niba ari abanyamakuru niba ari aba influencer ariko nyine turabakurikira tuvuga ko ari abavuga ari kumvikana twumva ibintu bavuga noneho rimwe na rimwe amakuru bacu kumbe ndaba yazi reka nihute bivugwa ko uyu Ferdinand yatandukanye n'umugore we banakora divorce kubera ko umugore ngo yasanze wapi bitavamo bamaze go divorce batandukanye ubwo abaye furi sicyo bivuze bamaze kuba furi ntago ari umuntu wo kuraruzwa kuko n'umuntu w'umugabo nta nubwo ari umuntu wo gutarurwa kuko ntiyazimiye ni umuntu ufite wenda adresse runaka ngo yacuzaga ngo n'ibiki byose ngo famille kamwitaho so ubwo buzima bwose yabayemo abakobwa yahuye nabo yaterese baze kuri kamera hari n'undi w'umuganga ngo yateye inda ngo nawe uzaza
ngo akaza kubivuga. Ese nabo bose tubemere tubatunge kamera baze bavuga ibyo kugira ngo bakomeze kunetraliza Mutesi n'urugo rwe? Aho niho nshaka ko tujya. Nari nshatse kuva kwa Sandrine. Sandrine ikintu yakoze ni nko kwidekara, ni nko kwiyemeza, akarahira akirenga ko agambiriye kugaba igitero kurinde ku muryango wa Mutesi na Ferdinand. Oya. Nawe ntubyemeze. Genda vuga ariko ko nabyumvise. Nyine nawe ntubyemeze. Ko namukurikiye. Okay. Genda vuga umusesenguzi bwanjye nkurikije ibyo yavuze. Okay. Ibyo yavuze ubwabyo bigaragaza kuko yashyizeho ngo ntabwo muzabana, kandi agaragaza yuko akimuriho. Aha, ibyo ubwabyo bifite icyo bisobanuye ku muryango urengerwa n'amategeko. Ni ibintu bitari byo gucecekwa, kuko niba hatarimo kwandagaza umuntu, kumusebya, harimo koko kubugambiriye inabi kuko utishimiye igikorwa cyabaye. Rero Sandrine ntabwo yari gutangaza biriya kuriya, kandi nta n'impamvu yo kuza kubivuga. Yari kubivuga ku giti cye, ariko ibyo yari kuvuga nk'umuntu w'umubyeyi, kandi numvise afite n'intego yo kuzongera gushaka. Inde Sandrine karavuga ati ku myaka yanjye 30 nizeye ko nzabona umugabo. Afite 30 sura umugabo nabonye, ariko yivugiye hari umuvuguruza 30 gusa. None hego umubiri n'imyaka ntibijyana. Uvuze nkanjye ko mfite 50, urabona uranduruka yimwe ako karaho. None niba hari nibimubabaje, yagombaga kubanza kumenya kuri ya muntu agiye kuvugaho mu itangazamakuru atari bwatake, atari bugabe igitero ku buzima cyangwa amakuru areba umuryango wamaze kurengerwa, kubona ubuzima gatozi burengerwa n'amategeko y'igihugu. Aho haba harimo kuyavogera, ni ukwitonda. Ikindi mu itangazamakuru yagombaga kumenya uko aza kuvuga ibyo ashaka kuvuga. Niba ari n'ubuhamya yashakaga gutanga, yagombaga kuza yitangira ubuhamya, ariko akaza atagaba igitero anavuga ati ati bakazabana. Cyo kintu bwacyo wenda yagendeye kubera ko azi imico ya Ferdinand. Imico ye ubundi mico. Abantu ni bavuze ngo Ferdinand ngo akurikiranye Mutesi y'agafaranga. Ese ubwo mugore we nta mico agira ra? Ariko se cyangwa ingeso, si n'imico, nta mico ibaho, habaho umuco, ahubwo habaho ingeso. Biratwita ngo ni imico, ngo afite imico. Nta mico ibaho, habaho umuco. Umuco wari umuco, cyo kuri habaho ingeso. Bati ingeso ziragwira. Ingeso rero bayataye umuco. Rero ntago ari kuriya bigenda. Niba hari n'ikimubabaje nk'umubyeyi, nk'umuntu ugambiriye gushaka, buriya se umugabo wamubonye wumvaga azamushaka, yamushaka mwiki? Ashaka Mutesi. Oya Sandrine winyeganyeza gatoya akaza ati nta n'ikintu yajyaga haha, nta n'agasukari yaza. Ese hari umwana bafitanye? Ntabyo yavuze. Yasigaje ikintu kimwe. Yari asigaje kuvuga ukuntu bajyaga banaryama, ngira ngo nta muco urimo nk'umuntu w'umugore. Noneho namugaye. Gusa nyine ikintu gikomeye ibyo yivugira nibye, ariko igikomeye cyane yagabye igitero ku muryango wamaze kugira ubuzima gatozi urengerwa n'amategeko. Nubwo umuntu wese afite ubuzima gatozi ku giti cye, by'ubwabyo ntagomba kuza kubyataka hariya. Icyo tugishyire ku ruhande cya Sandrine. Sandrine rero ibyo yavugaga byamurindwa na Mutesi. Gashobora kuba ari n'agashyari kuko Mutesi ariwe waciye agahigo ko gusinyana amasezerano yo kubana nk'umugabo n'umugore na Murindwa Ferdinand. Ariko ngirire nya Mutesi nti kudeshapo ngukuri ingofero rwose, waciye agahigo, waciye amazimwe, waciye amagambo. Mute wakoze guca amagambo, ariko nawe ndagira ngo nkuhanure nka mushiki wanjye, wakoze ikosa ryo kuza kuvuga uri umugeni kandi nta mugeni utongana. Nta soni, ntuzongere. Watanze urugero rubi, ntuzanarwongere. Ese Mutesi yavuze iki? Hagutekereza umuntu w'umugeni, umuntu n'umugeni, herega araramye maye. Ubuze bazi se twagutwikuruye, ntituranagutahira n'ubukwe bw'umuco, ni ubukwe bw'amategeko, ntituzi n'ababutashye, nta na raporo yabwo turabona. Ibyo bibwiye iki Mutesi ko atari umugabo wa mbere? Uwo mugeni wa ntacyo bimbwiye rero, ntakiri umugeni. Yibeshyera abageni, yiharabika abageni, ntago ari umugeni. Mute nturi umugeni. Ibyo bavuga rero biraza kuba ukuri. Uko ibiye bavuga yuko atarongowe,
yuko basanganywe ubwo rero uwo musanganywe nta n'isoni ugira basanganywe gutya bababona babara ejo bundi barikoroza sinakweretse ayo makuru bavuga bati mwabanaga mwitwaje amasengesho ngo mugasenga bigatinda Mutesi na Ntuza ngo murindwa akavuga ngo nta wundi muntu wansengera ngo nkanyurwa ngo nka Mutesi abantu babiri basenga bonyine none havuyemo gushyingiranwa ese ubwo ibyo bavugaga yuko mwari musanzwe mubonana ntimuyobeje uburari noneho hari andi makuru yacaracara akavuga yuko Mutesi atwite abandi batize Mutesi atwitate kandi twari tuzi ko yakuyemo nyababyeyi none nkibaza ubundi muri abo bantu bose babivuga uranseka kandi rero dupfa kuseka nicyo kibazo reka nkubwire Emi ngenda shaka kwibaza muri aba bantu bose birirwa babunza ayo magambo sibyo niko abo bantu bose birirwa ngo baze seke numve duhutse kuko ngaho banza uruhu ngaho rekera aho ngaho kongeza Emi hari ibintu biba bibabaje uri ishyano none se ndibaza aba bantu bari gukora uretse gata ariko se winyirukaza Mutesi atwita inda Fredina ngo yego ngo bakoze ngo basezeranye bagira ngo bagire gute babihishahisha ngende ashaka kwibariza abantu bakwirakwiza aya makuru iki kigaro tugihagarikira aho ngaho se wese urahunga okay ndeka bazi none se atwita ate mukongeraho ko yakwemenya barigira inama Mutesi okay sawa none se nyababyeyi yayikuyemo nyinumva Mutesi aracyabarega baravuga bati Mutesi bati aratwite inda yande ya Fredina nicyo kibirukankisha kora ko bamaze igihe hari aka video nabonye bari kumwe mu modoka bameze gutya bari kumwe noneho ngenda ndashaka kwibariza abantu bakwirakwiza amakuru yuko Mutesi atwite nyamara kandi hari andi makuru yavugaga ngo Mutesi ngo yakuyemo iki nyababyeyi ikibazo muri bo umuganga wabihamya ninde wabikoze cyangwa ufite iyo raporo ese ariko iminaro harugurugeba umwana w'umukobwa ubu ni umudamu tumuzi ku izina rya Knowless yitwa Butera Jeanne d'Arc ni umuhanzi yigeze kwitangira ubuhamya niba mbyibuka neza avuga impamvu yigeze gushyiraho akantu ko kubeshya abantu bakajya bamutinya kubera ko bamuteretaga cyane banga gukoresha iryo jambo bamuteretaga cyane yishyiriraho ubwirinzi urabyumva noneho hakaba hari igihuha cyagendaga kivuga nanjye ubwanjye sinavugana nawe sindamuhagarara n'imbere ariko icyo gihuha cyangezeho ko ngo yavukanye iki ngo agakoko gatera sida nawe we yivugira yuko ari ubwirinzi yishyiriyeho kugeza ashakanye nande n'umugabo we babanye neza Clement Ishimwe Clement Knowless amerutse kumva bivuga anabiseka cyane none mwazasanga Mutesi yarishyiriyeho ubwirinzi bwigeze bwo gukura mu nyababyeyi kandi bitari byo ese yarabyivugiye aribyo yavuze ze wasanga hari abo yabiganiriye wasanga hari abo yabiganiriye bakaba bazana izo nkuru bashingiye kuri icyo we ubwo akaba yarishyiriyeho ubwirinzi kugira ngo wenda areke jugujugu y'abantu burya kamere y'abagabo ntabwo bayizi nta mugabo usaza atakirambagiza umugabo arakatsindwa umugabo ahora arambagiza iteka ryose ari naho babyita ngo ni ubuhehesi ariko abatindi buriya duhora dutereta waba ushaje waba ugize ute hari umuntu umwe yagize kuduseta ati burya mureba n'umusaza akinisha akana k'agakobwa ati nsomeho sha ati burya ni ubuhehesi none mbwira Mutesi iriya uko ungana kuri uko asa kuriya niko uko yambara kuri ubona batamutereta none sajya ahora abatuka abiyama burya mu miterere y'igitsina gore sindi igitsina gore ngo mugire ngo wenda ariko reka bivuge mu mbwire ko atari byo ashobora guhitamo kukubeshya aho guhora kwamagana yego mu rwego rwo kwirengera nta mbaraga bagira uburinzi bwabo n'ibitekerezo byabo akantu Sandrine yansekejeho nasetse wowe urasetse mu kanya ndakwiyama ariko nanjye nasetse yavuze ngo yashatse kugenzura Ferdinand yigira umugabo
kuri WhatsApp ehe Sandrine n'akasa mutwe cyakora Sandrine arimo kugenda kuri Ferdinand koko nibwo nabyemeye yavuze ati jewe nigeze kwigira umugabo w'umunyekongo kuri WhatsApp ati mfata WhatsApp z'abantu yandikira Ferdinand amaze kumwandikira amubwira yuko ashaka gushaka Sandrine ko yamurangiwe na mubyara we atari kwambwira yuko mubana urabona ari umugore nashyira mu mago ubwo rero ibyakurikiyeho ntabwo nabaye mbiparitse ariko ukiri aho hari ikintu kimwe mbona nuza Sandrine wenda n'abari kunyumva barabyumviraho Sandrine ashobora kuba atari umuntu mubi ariko ahubwo Sandrine uya ako icyo utumva umuntu wakundaga erega iyo byiswe urukundo biba ikindi kintu akaba yagize depresiyo akaba ari depresiyo yabimuteye cyatagiye kwa muganga oya ariko se arabizi umuntu wagize depression ahubwo uvuga ngo wenda nk'abanyamakuru bamukoresheje niba bafite ikibazo kuko niba babonye uwo muntu ngo bamuhumurize basi ahubwo bahita bamushyira kuri kamera kugira ngo babone inkuru ngiye kukubaza ikibazo kiguha urugero usanze umuntu yarengereye ubutaka bwawe yabuhinze bacu ni mu cyaro niyo mpamvu nkoresha ingero zo guhinga nusanga afite isuka yakoreshaga uramwirukana uyireke cyangwa uramufatana nayo ntumufatana nayo ntabwo watuma ayijyana kuko ni ikizibiti sawa icyo kizibiti rero gifite aho kijyanwa akaba aribo bahana ikosa ryakozwe Sandrine rero niba ubwo nawe ni ikizibiti cya depression afite cyangwa se guhungabana yagize bahungabanira he mu mutwe nyine ubwo iryo hungabana barijyana barivurira kuri kamera none se ubu n'abantu bake twakiri kuri kamera niho kumena essence mu muriro ibyo bintu kamanzi nawe abantu bakujajinga ku giti cyawe buri umuntu wagize depression ntabwo ibyo bintu byo kuvuga ngo ingaruka n'ibicyo bitekerezaho unyumve witonze sibyo ntabwo rero Sandrine abizi neza ibyo yakoze yariye ntiyavuze ko ari umuvugabutumwa kera niga secondaire mu 2004 ndibuka hari umwana yigaga mu mwaka wa 3 yagize ihungabana ry'ubuzima bw'iwabo mbese afite umubyeyi umwe wapfuye undi ari mu bizazane nta mafaranga y'ishuri afite akaza ku ishuri uriya ku ishuri haba abanyeshuri bagira ibibazo byinshi cyane uriya rero njye nagiraga pocket money sinayiryaga pocket money yari yo gufasha abarwayi nicyo ngicyo nayikoreshaga noneho ubwo weekend nyine narasuraga nabaga afite amakuru y'abarwayi ubwo imigati imineke barabiza abo twiganaga ku Nefanya Gahanga none umwana umwe ubaba hano mu mujyi wa Kigali ko oya ni Kayonza yarakize n'umuntu uri ba mu rugo rwiza aza kugira ihungabana riramufata wari uzi ko umuntu asara yicaye gutya ari wenyine twagiye kubona ubwo bari bamwirukane hari ku mugoroba baraza basoma liste y'abagomba gutaha kujya gushaka amafaranga y'ishuri kugira ngo bazinduke bagenda bamusomamo uzi byabaye bya bibazo byo mu rugo byose byaraje bimwirundaho habo ntaho afite ho kujya ntaho ari bujye uzi icyo yakoze bari mu ishuri turi muri etide twagiye twumva mu kigo induru tugira ngo ikigo kiratewe turahurura ariruka rasta yari umwana w'umukobwa muremure ufite imbaraga ufasha akajugunya nta mukobwa amukoragaho n'abahungu yarajugunyaga noneho baza kunshaka icyo gihe nari umunyamasengesho narasengaga ivumbi rigatumuka umurwayi uzi ko nasengeraga umurwayi ugacyakize ese ubona utarataye ntabwo nataye wumva ari byo byiza kubera ko ntawe wasengera ngo ikintu cyose wizera cyakuyobora mu bisazi byawe bati mushake Tito amusengere yari umugaturika genda umudive aho mu kigo hakaba chapeli y'abagatulika buri wa gatatu twaba dutegetse kujya mu gusenga nta munyeshuri usigaye ariko ukabona nyine hari abajyamo bagafashwa cyane uzi ko umuntu afashwa kubera ahantu yinjiye gusa noneho rero nje mufasheho ntiyabonaga n'umuntu ngo namumenye noneho iki cyari ikibazo ndamubwira nti ni Tito iryo jambo kumubwira ngo ni Tito sinshaka kumuvuga izina aratuza ariko umutima ukubita ukagira ngo ni ikintu barimo kumutikura
ibyo si uri kubimbwira kubera turagenda noneho bose nta n'umwe wamenye ngo yagize ikihe kibazo. Turajyana noneho umuntu umwe ajya inama ati mureke tumujyane muri shapeli. Twari imbere ya shapeli gake ndamufata ni Tito kumubwira ngo ni Tito. Noneho mbona atangiye no kureba n'undi mukobwa basenganaga turamujyana no muri shapeli turicara. Numvise atangiye kwitsa umutima, hari ukuntu umuntu agera ngo ukumva ko atangiye kuruhuka, gusuzuma ibimenyetso by'umuntu, burya batangiye no kumva. Uyu ninde ushaka kubwira ariko ni Sandrine? Ni Sandrine ushaka kubwira. Umwana w'umukobwa icyo nakoze narapfukamye ndamubwira ngo reka dusenge. Ndapfukama ko ntabwo nasengaga ntapfukama. Ndapfukama ayo mavi yari yarahindutse umukara. Ndamusengera, mu kurangiza kumusengera no kuvuga aravuga ubundi byari byanze. Noneho nibwo wabaye iki? Ambwiza ukuri, arahambura buri kimwe cyose. Njya gushaka prefete ndabimubwira, ntabwo bamwirukanye, baramworoheye, ariko byafashe nk'icyumweru kugira ngo asubire ku murongo. No kugenda gutya wabonaga asa nk'ufite ikibazo. Abanyeshuri bose bamenye ikibazo afite n'iki. Umwana asubira ku murongo, nuko mbigarukirijeho. Uyu mukobwa Sandrine yagombaga gushaka abajyanama cyangwa akajya ahantu avuga asengera. Ni umukobwa cyangwa umufemere? Ahubwo ni umukobwa, byose ni umugore nyine. Ariko njye ndi mukuru kuri we ndamwita umukobwa. Umukuru wese yita umutoya kuri we umwana. Akajya ahantu avuga asengerera abantu. Ko yavuze ngo niba ngo ufite ahubwo leta ikurikirana iki kintu. Ngo afite abantu asengera ngo batanu, ngo ubuyobozi ngo burabize. Hakosha koko ejo bundi n'abantu twabonye bafashe za Nyamasheke basengera mu rugo bahinduye urusengero. Sandrine wa mugani wawe afite ihungabana bakurikirana ubwoko bwabo, kuko riravangavanzemo n'ibintu. None ubwo aha insengero barazifunze, niwe bemereye gusengera mu rugo. Ako kantu kanyumve neza, yakivugiye ngo afite abantu ngo batanu abo banasengesha. Ubundi ibyo bigisha ni ibiki ko numva bizamera nk'ibye? Ako kantu wakumvise? Reka narisubiye kuri Sandrine kamuveho. Ariko nako bakanote. Niwe wabyitangarije ko afite itsinda ry'abantu asengera, ahubwo bamenya ahantu asengera. Hari insengero zafunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa. None baravuga ko leta ngo nta buyobozi butabizi. Ngaho rero. Noneho rero twigarukire kwa Mutesi. Mutesi ikintu wakoze nicyo wakoze gusezerana mu mategeko. Haga abantu bafite impungenge ko neje azaba ari kutwereka undi. It's okay. Nivugira nihitira. Ikinego kirihe? Ikinego kirihe? Ikinego kirihe? Kirihese umugabo no wakanga yagiye kurongorwa. Ko itegeko rirabimwemerera. Itegeko rirabimwemerera. Wabuze ko profete yamwihakanye se? Undi bavugaga ngo niho kwa Mutesi. Bavuga ngo niho azagira gute? Muri Soul Healing Revival Church. Azabatirizwa. Oya, yarabatijwe. Yarabatijwe. Ese Mutesi yari kujya gusezerana n'umunota. Bosco Empire niwe wavuze ngo yagiye gusezera ngo Profete Korode ngo niwe wamubatije. Ngo bivuzwe ko nawe uzamusezeranya kubera ko Pastor Mutesi ari hagize ate ari wasengera. Nibyo koko se niwe wamubatije uwo uvugwa. Nase uwo mu kiganiro Sam na Joel bakoze kivuga ko bahamagaye Profete Claude. Profete Claude avuga ati reka ndamugaramye. Aramwiyakana. Ni Joel na Sam bakoze icyo kiganiro. None ze basigara bibaza ngo eske uyu mugore azasezeranira he? Nanjye babaza. Hari uzi tariki Mutesi azasezeraniraho? Kuri 30 ze ntago babonye ino date kandi dufite. Mu rusengero handitse ko azasezeranira he? Ntaho. Hanyuma siki bababaye, ahubwo barababaye. Barababaye. Bababajwe nuko abacitse. Indeze. Ariko ubwo yarabamariye igeze. Ubwo umuntu ufite agahigo ko gusezeranya Mutesi. Umusitari. Aya ntekereza. Arewe. Uwo ugiye gusezerana nta n'uwabirebaho cyane. Ako Pastor Mutesi ahantu yasezeranira. Wabureba. Ese ubundi si pasiteri? Ni ikibazo pasiteri ufite karakteri nk'izo ngizo abayoboye bo bizagenda. Niho nshaka rero. Aho niho ngeze. Ubwo mvuye ku muteremuko wa mbere kwa Mutesi. Ndamushima. Icyo yakoze cyane, nashaka nagende rwose nta n'uwamutera ibuye. Hanyuma rero ega buri itegeko rirusha uburemere idini. Ko n'udini ririho kubera itegeko rya leta. Itegeko rya leta ryamaze kumugira umugabo n'umugore.
hasigaye mu rusengero mu buryo bw'imyemerere nabo bakabihesha umugisha cyangwa se bakabiserebura. None se njye sindi bwibaze ngo azasezeranywa nandi, nawe wamusezeranya ahubwo nanjye zantumire musezeranye. Mbese ari amagambo si Bibiliya basoma, amagambo bavuga. Hagaragaye pastor ugiye gusezeranya Mutesi na nande hari. Ahubwo reka nabagira inama, uzabishaka Bibiliya muri telefone kandi bazaze bayitwaje nabo ubwabo, bambwire nzi mbasezeranye. Ugiye kumwesko ngene skoro kiki si service se bazanyishyura bazi ko nzabasezeranyiriza ubuntu. Ayo wasengeye ku pastor ninde se ibiganza sha we nta bindi bakurambikaho, nibyo ibindi ni ukuvota. Ubu ku buryo rero ushobora gusezeranya pastor sinatangaga igaburo nyine pastor Mutesi na Fredina wabasezeranya bampaye icyo kiraka ko profete yanze kuba yabihakanya atazabasezeranya. Profetiza hehe bundi ni profete ku izina bariye ntibakabeshya abantu rero. Ibyo bakora natwe twabikora. Ni profete ku izina se ntafite urusengero ntafite so healing revive. Sinagiye gusengero simazi. Fine. Sibyo? Fine, thank you. Uranutse. Uvuze na uranutse. Unukiyemo. Unuyu mujinya. Noneho rero. Niba Mutesi afite ikibazo cy'uzamusezeranya, iyo serivisi icyo kiraka ndakibasabye. Nundi wese uzagira ikibazo cy'icyo kiraka azampe Bibiliya icyo kiraka nkwereke ko ntabimusomera. Ufite ibyangombwa se uzamuterera kuri kashe? Byiki? None se ntagomba kugira nuza yarasinye. Oya. No, harane celebration. Agomba kugira certificate y'urusengero. Ntafite itorero azatereho iyi. Indeze. Mutesi. Okay, komeza. Okay, dukomeza. Urusengero aba umuntu wese ufite icyo kibazo. Pastor Mutesi yarahagurukiwe. Baranyica. Kandi guhagurukirwa nawe ngira ngo wenda hari uruhare yabigizemo. Uko ni pastor. Uwo ni umuteremuko wa kabiri kuri Mutesi. Turahageze. Uzika ibi bintu byose birimo kuba kuri Mutesi. Wari uzi yuko ari we namba ya mbere nyirabayazana? Uravugisha ukuri? Simvugisha ukuri kuko ukuri kurahari. Ko kurivugira ko navuze ko atwite se kandi na nyababyeyi bavuga ko yababyeyi ikuyemo. Ndimo kuvuga ibirimo kumuvugwaho byose. Ese kuvuga ko atwite ni bande babizanye kuvuga ko nta nyababyeyi. Okay, turabigarukaho dukomeze komezaho. Hari wateye inde, hari n'uwayipima. Uwa mbere niwe, wakabiri n'uwayimuteye, wakatatu ni dogiteri. Muri abo bose ubivuga ari mu ruhe ruhande? Pastor Mutesi abaye nyirabayazana gute w'inkuruzi? Wibimuvugwaho byose. Icya mbere niwe wacanye umuriro. Ahame hamwe wote. Yawucanye kuva kera. Akubita batari ku Mutesi. Habonye pastor biyama kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Ntago bibaho. Ko yagiye mu unutuvugana ngo abanyamakuru ariko yareze. Bishobora kuba bagiye kukwitaba ubutabera. Ako ntibikuraho icyo ukuri guhari. Nose ko nagaruka kuri kamera nyamugana akavuga yakwicisha iki? Nose Mutesi yiyamwe kangahe bundi? Abantu bamwikoreye kangahe kubera we? 80% Mutesi ni number 1 kubyikururira. Inkuruzi y'ibikoba yikururira amakara rero. Inkuruzi y'ibikoba yarakuriye ikurura n'amakara arashya. Ibi byose ni wabiteye. Byose ni wabiteye. Kandi ngo ubu abamwe nuhagaze. Ariko si niki. Ibyo byose akora n'uwo murindwa we. Baba mureba. Mbese barabanaga. None ko atabivuguruje. Ntago ari rwe basezerana rero. Okay, mu kiganiro yatanze ko atabivuguruje. Bazajya kubana muri etage se hakurya. Yavuze ngo ni nkaho yaje arahamya ngo turabana. Ibyo byose muvuga biramaze. Kemana ntacyo yantwaye. Muyindushaho ubuzare. Yihenuye ariko pasiteri we. Nibyo nakubwiye nti ateje ibara ribi aba pasiteri. Bivuze ko we na Gerard Bishop Gerard wa undi bavuga ko babanaga. Ariko twari tuzi ko nawe ngo ugiye kuzamurongora ngo barakundana kumbi baratujishaga. Ariko wibuka aka kantu nkavuge uzi ko nanjye bwanye nenzi ko ni ikindi gihamya. Nenzi ko agiye kurongorwa n'umu diaspora. Ntago nenzi ko agiye kurongorwa n'uraho ubundi aba diaspora mwababonye miki ko ariko abantu benshi niko bibwiraga. Abantu niko bibwiraga. Kuki ko babyibwira nta gihe babwira. None se ejo bundi ngiye nigeze nkora ikiganiro ndi kumwe na Joel. Sibyo? Turavuga tuti mwitege n'abandi n'abandi bagiye kugira gute gukora ubukwe. Umuntu araza muri commentaire bati na Mutesi n'umugore wa Pasteur Iza.
n'umugore w'inzahuke Theogene niwe uzahita akurikira Pastor Mutesi, hari n'undi wari wabanje. So ibyo hakonye ndibaza ubundi aba abadiaspora badashaka abadiaspora bagenzi babo, ahubwo umunyarwanda uri hano muri Afurika akaba utegereza umudiaspora. Rero umudiaspora n'urenze imbaho z'u Rwanda wese. umva Mutesi, genda urongorwe kabisa, genda urongorwe. Yimara umujinya ari nta mugeni urira uvuza induru, yavugisha induru, yani induru yavugira induru, ariko nimbi induru ni inkungu n'agakunguzi. Giye kwa nkandi bavuze ngo singaho bahera bamwita ngo n'umutera mwako. Ibintu akora bituma bamwita andi mazina. Hari abadukanye ngo ashatse umutera mwako. Ngo nini ushatse umutera mwako? Ngo Feridina se wiki we aho yazengurukiye n'iki yagezeho. Hari akaririmbo kera mu ntuza abarokore badukanye babandi njye nkubwira ba Mungu mwemwe baririmbaga bukiwa mu Uganda kera, ariko wari umwana. Nyingira umwana ariko ndabyibuka. Hari utuntu njya nibuka nkiri umwana, nibuka ibintu burya byo mu myaka nk'itanu. Noneho bakajya ngo nazengurutsa amahanga yose, nazengurutsa amadini yose, shaka amahoro. Ushaka amahoro babwira wowe wazengurutsa amadini yose ushaka amahoro, emera kuyabuza upfuka musenge. Amva Yufata umwanya wihererema ubwo mbwiriyemo Mutesi. Ariko Mutesi ni pastor rega, ari ku rwego se rwo gusengera ibintu. Umva ikibazo cya Mutesi, ako karimo karavuga ngo ugifata umwanya wiherere maze usenge usuka amaganya yose imbere Imana yawe. Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Mutesi rero yanyuranyije n'icyo kintu. Mutesi we birakoma akaza kuri kamera ati mwoka avuna umuheto mu mwoga apfa mugapfusha mwati mwandetse nanjye nkiberaho ati mwandetse uwo nshatse wese ati icyo ati na Imana irandinze azana igitekerezo cya Yosefu niki. No yageraga ku kantu kavuga ngo ari mwiza wese akagatindaho. Mwari mwiza wese avuga ati Zora mugabo n'uwakanga arashaka kumvisha abantu ko Feridina ari mwiza wese bimeze bite. Aravuga n'uwakanga aravuga n'uwakanga nashaka uwacumi kimwe ngombwe n'umugabo. Nese urabona adakwiye umugabo? Ese zarangurwa n'abagabo bangaye uzaboneka wese akaba amwishimiye kandi amwemererwa n'amategeko. Tujya muri Bibiliya, Rusi yarongowe n'abagabo bangahe? 2. Mutesi ni bangahe? 5. Salomo afite abagore bangahe? 1000. Kuki ntanenga Mutesi kandi ntanenza umugabo? Umugabo yararongoye benshi. Dushyira mu kuri buri umugabo hagira abagore bangahe? Ubundi buri mugore wese ni uw'umugabo, ariko na buri mugabo wese ni umugore. Rero ntabwo tugiye kuza ngo ducirane imanza bene aka kageni, ahubwo dukwiye gushyira ku munzani ibyo dukora n'ibyo dushaka kuvuga, tukareba ko tugomba kubivuga cyangwa tutagomba kubivuga. Okay. Noneho ikindi yagombaga kubaha basi ko yarongowe ari umugeni. Sibyo? Mute rwose wagombaga kubaha ubugeni bwawe, ntukureho bigeza ntitwagutwikuruye kandi gutwikurura mu muco nyarwanda. Rero nta mugore utwikurura. Okay. None Mutesi yasebeje abavuga butumwa. Indese Mutesi abapasiteri gutese ese wowe nturaruka uri umuvuga butumwa uraje urihenuye uti ndamaze noneho nzarebe Imana niyindinze ntabwo ari mwebwe. Ndekeyaho. Okay, come on. Umunyarwanda yise umwana we vuga uziga. Nange reka nzige. Okay, urakoze cyane. Ararekwa ntashira. Urakoze cyane, reka turaho byerekeza. Ubwo wenda nabo yareze turi buze kumenya igikurikira. Aho nange bari abanyamakuru nabareka. Kabaye. Nabareka rwose. Ubuse we nakureka. Niba usenyurwa ushobora kumutiza umuhoro, nusenyurwa abandi se? Urafasha umuntu gusenya urugo rw'abandi aho kuba umuzimya muriro. Utansubirishamo ikiganiro. Okay, wakoze cyane kama. Murakoze. Nabuta. Reka tubashimire mwese aba badukurikiye, ngira ngo twari kumwe na Kamanzi. Kamanzi hari ibintu byinshi agarutseho. Reka nibutse abantu ko bashobora guhamagara izi nimero bakisabira ice cream, burger, pizza, milkshake, fresh juice. Abantu bakora ama birthday, amakeke hano arahari, pickle ndetse na snacks. Hano rero ni muri Golden Garage Kicukiro, hamwe hahoze Tekira. Bagira ibintu byiza cyane.
kandi wabibonye mwibutse ko bagira na piscine. Reka nze mbereke na piscine bafite piscine nziza, bafite sauna, massage, bafite salle nziza y'ubukwe, ariko ni VIP ngira ngo abantu ba VIP bashobora kuba booking, ari parking nini. Hanyuma rero usibye n'ibyo bafite na jardin nini yo kwifotorizamo, ndetse usibye n'iyo jardin banashiramo amatente bakakora ubukwe. Hanyuma bafite na bar na restaurant. Kamanzi nawe mu kanya agiye kuba vinyira, we bagukorera iki pizza ababyimbana. Ariko mubanze mukore kakantu miliyoni ni yuzura y'abasabu kuri Ihumure TV. Muzambaze. Urakoze cyane Kamanzi rero. Urakoze namwe. Nawe utaha. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanya amabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 05 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato berekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Okapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.